bavuga indimi zose mu bihugu ibihumbi, batanga ubuhamya bashize amanga, bavugisha ukuri kutagira ikizinga. Iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse. Wanuma w'ingwino, wanuma w'ingwino, ngwino twibanire. Wanuma w'ingwino mu kirere cy'u Rwanda. Wanuma w'ingwino duhamye ukwemera. Wanuma w'ingwino uduherekeze. Hahirwa umuntu urota kumera nk'inuma, akifuza kuguruka atanga amahoro. Hahirwa umuntu utuye mu cyari cy'urukundo. Iyo numa niyo nziza niyo dukeneye. Jye nzaririmba iteka imbabazi mu bantu. Jye nzaririmba iteka impuhwe ziyaduhanze. Yarangiza ikamanuka ikaza kudupfira. Iyo numa niyo nziza niyo jye nimitse. Wanuma w'ingwino, wanuma w'ingwino, ngwino twibanire. Wanuma w'ingwino mu kirere cy'u Rwanda. Wanuma w'ingwino duhamye ukwemera. Wanuma w'ingwino uduherekeze. Bakunzi b'amahoro ndabaramukije, mbahaye ikaze muri ibi biganiro mugezwaho na VPLX. Nitwa Ismail Mbonigaba, nkaba ntuye Montreal muri Canada. Dukomeje gahunda yacu yo guhumura abanyarwanda amaso, tukabakangurira guhindura imyumvire no guhindura impumeko. Tubereka ko amateka mabi u Rwanda rwanyuzemo kandi rukomeje kunyuramo ari ingaruka zo kubura abanyabwenge mu gihugu. U Rwanda rwagushije ishyano ryo gufatwa bugwate n'ubutegetsi ruvumwa bw'abantu bihindura ibigirwamana n'ibihararumbo, bagategekesha igisuti, bakica abanyabwenge, bagasopanya abanyarwanda babashora mu bwicanyi. Ibyo ahanini bakabikora mu nyungu zampatse ibihugu. Impuguke ya VPLX François Munyabagisha ari kumwe natwe uyu munsi, aratuganirira ku nsanganyamatsiko igira iti abanyabwenge b'u Rwanda baziriki. François Munyabagisha rero nguhaye ikaze, gira amahoro. Gira amahoro ahoraho Ismail. Urakoze cyane. Tudatinze rero François Munyabagisha, wumvishe ikibazo twibaza, abanyabwenge b'u Rwanda baziriki? Ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye, ariko kugisubiza ntabwo biruhije. Ngira ngo ikibindi kibanje cya mbere ni ukubanza tukamenya abanyabwenge ni abahe, ese ni bantu ki, kugira ngo tuze kureba aho bari, aho twababariza n'icyo bazira. kuko niba ubwo ari bwo byose umuntu ashobora guhera no kwibaza ati ese umunyabwenge ni iki, cyangwa se ubwenge ni iki. Ko hari igihe abantu bashobora kuba banibeshya kuri icyo kintu cyo kwitwa umunyabwenge. Hari ababigereranya no kuba ufite impamyabushobozi, impamyabumenyi, kuko impamyabushobozi n'impamyabumenyi biratandukanye kuri nge. Ubwo rero bafite impamyabumenyi bakuye muri za institut za universite, bakumva yuko bihagije kugira ngo bitwe abanyabwenge. Ndagusaba kuba waha abadukurikira igisobanuro cy'umunyabwenge n'igisobanuro cy'ubwenge. Ugize neza. Umunyabwenge mbere na mbere, ndagira ngo iyo tujya kuvuga ku munyabwenge,
mbanze nisegure kuko ndabizi hari abantu bumva iyo umuntu uvuze ngo umunyabwenge bakababwa, hari abababwa, hari n'abarakara bagahaguruka bati avuze umunyabwenge buriya se arashaka kuvuga iki, bakazura umugara noneho bakavuga ngo kuko ushatse kuvuga umunyabwenge ngo ubwo wowe wigize umunyabwenge. ni ukuvuga ngo ese umunyabwenge ni umuntu ugira ababangamira. ese umunyabwenge yaba abangamira abandi gute? uwo muntu babwira, hari uwo babwira bati bavuga uti umunyabwenge akiyumva akiyumva ko bavuze umunyabwenge, akiyumva ubu ngubu rwose aratekana nta kibazo atera. noneho hari undi ubwira wavuga uti umunyabwenge agatega amatwi akavuga ati reka numve wenda ko nanjye naba ndi umunyabwenge, cyangwa se numve niba hari abanyabwenge mbagane mbanjye kubavumamo. urazi nyine ko ngo akanyoni kagurutse kamenya aho bweze. ni ukuvuga ngo ubundi nanone bakavuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe. burya nyine gushima burya ntabwo ari ikintu cyiza. kubera iki? kandi numva yuko biba bishatse kuvuga ngo utazi ubwenge nibyo utazi ubwenge ashima ubwe. buriya gushima rero ntabwo ari ikintu cyiza. umuntu nagushimira uzajya umubwira uti urakoze, uzajya umubwira uti jyanire. utazi ubwenge ashima ubwe ntabwo azi ariko akabushima. ariko harimo ubuhanga bwinshi uwo mugani. harimo ubuhanga bwinshi nyine. utazi ubwenge ashima ubwe ntabwo afite ariko akabwishima. ni ukuvuga ngo ni wa muntu yishima kwazi ubwenge, yishima ubwenge bwe kandi ntabwo afite. kandi none ikibazo kuko iyo yishimye, iyo amaze gushima ubwenge bwe ntabwo agongera cyangwa se agasenya abafite ubwenge cyangwa se akajya gusenya abafite ubwenge, akagaya abafite ubwenge kuko ntabwo aba afite ubwenge bwo kumenya kurahura ku bwenge bw'abandi. noneho urabona gushima rero impamvu atari byiza, kugira ngo wenda abatwumva babyumve. iyo utumiye umuntu ku meza akagushimira ataragera ku meza, aza ku meza yakubwiye ati urakoze, ubu ngubu ntabwo aba ari burye. ntabwo ari burye aho yagushimiye. ubu warangije kurya akagushimira, birumvikana. aba agikomeza kurya se? oya, aba yarangije ntabwo ari bwongere kurya. umuntu udashimwa rero niwe ugomba guhabwa. umuntu udashima arakomeza akarya arakomeza kongera. ariko umuntu udashima nawe aba afite ikibazo. afite ikibazo. noneho mu bwenge rero umuntu ufite ubwenge uzaniye ubwenge akavuga ati oya urakoze. ubu ntabwo arakoze ubwenge bwawe, wamuzanira ikintu cy'ubwenge akavuga ati urakoze, no merci, urakoze. agumana bwa bwenge bwe ubwo wari umuzaniye ntabwo akongera kubwe. noneho iyo umuhaye ubwenge akaza akagushimira ati urakoze birarangiye, arekera aho ngaho ubwenge bwe ntibwongera kwiyongera. kandi ubwenge rero bugomba guhora bwiyungura. iyo butiyungura buragenda nyine bugakendehera bugashira. ubwenge bugomba guhora bwiyungura. none se bariya bazura umugara nyine bumvise ngo umuntu avuze umunyabwenge, twabagereranya n'iki? abantu bazura umugara rero bavuga ngo uvuze umunyabwenge akazura umugara, bameze nka ba bandi abo ubwira uti ngwino ku meza akavuga ati no merci. François, ubyibuka neza hari igihe twigeze kugira ikiganiro rwose ku bintu birebana n'abanyabwenge. umuntu araza arahaguruka aratubwira ati ariko mwebwe ibyo ngibyo muba mushaka muvuga ibiki? ibyo ngibyo babyita pedantisme. Vuga yuko mbese turabirasi ko dushaka ngo kurebera abandi ngo ku rutugu. ibyo ngibyo niko nabyumvishe, ngira ngo nicyo bisobanuye. ni icyo kiganiro n'ubu twagikoze muri za 2014 na 2015. ariko ngewe mbabarire, ntabwo ndi umunyamakuru, ntabwo ngewe ndabivuga. ubu se umuntu ntabwo niba nibuka neza ntabwo ari mbanda ntiyabitwandikiye. rega kubo yarabitwandikiye, byagiye kuri noza ku rubuga buri wese yarabibonye. abanyabwenge ni iki? ibyo byo kwita abanyabwenge ni iki? ati byo kuvuga ngo muri abanyabwenge. ntugasanga abantu basa nkaho
bafite ipfunwe rwo kuba abanyabwenge. Umunyabwenge ntabwo agomba kugira ipfunwe. Ni nk'umuntu ufite urumuri. Ntabwo umuntu ufite urumuri ashobora kurutwikira. cyangwa rutwikire abantu be kurubona. Iyo ufite urumuri ruramurika nawe rukakumurika. Ntabwo ushobora kuvuga ngo njyewe rero ngo ntwaye urumuri ariko mwimbona. Ntibibaho. None rero ubwenge tuvuye aho ngaho ku banyabwenge ubwo turaze kubigeraho nitumara gusobanura ubwenge. Ubwo nagira ngo sobanura ku kantu kuko iyo umuntu avuze ngo ubwenge cyangwa umunyabwenge hari abazura imigara. Ariko nibazura imigara umunyabwenge ibyo nta kibazo nta pfunwe bigomba kumutera. Umunyabwenge agomba kumenya mu gifaransa kwiyasuma. Agomba nta nubwo agomba arega kwiyemera bimurimo akabihumeka n'impumeko. Ntabwo rero niyo wagaye umunyabwenge niyo wavuga ngo uriya muntu nta bwenge afite ibyo nta kintu bimubwiye. Umeze nk'uri mumena amazi ku rutare cyangwa se yamena ku ntuza kwikoma. Urumva noneho rero tugarutse rero aho ngaho tugarutse ku icyo wavuga uti ubwenge ni iki? Ubwenge ni iki? Ni ikibazo nakaza ubwenge. Ubwenge ni iki? Nakangwaza ubwenge. Uriya muntu afite ubwenge sha. Niko afite ubwenge. Ariko rero kugira ngo dushobore gusobanura byumvikane neza ubwenge icyo ari cyo. Bakunze kuvuga mu iki gihe baravuga ngo telefone ngo izi ubwenge ngo hari za telefone zizi ubwenge. Les téléphones intelligents. Même les voitures intelligentes. Ibintu bisigaye byitwa intelligent byose. None se koko ubwo twavuga ngo telefone z'ubwenge, imodoka z'ubwenge, ubuse twayigereranya n'umuntu. Ubundi rero ubwenge bugira akamaro. Burya ubwenge ikintu cya mbere kiranga ubwenge ni akamaro, kandi akamaro ni akamaro nyine. Akamaro kaba ari keza, akamaro ntabwo ari kabi, akamaro kaba keza. Ni ukuvuga ko ubwenge ntabwo ukenere kuvuga ngo ubwenge bwiza cyangwa ubwenge bubi. Ubwenge ni bwiza. Nazo ubwenge bubi bubaho nta bwenge bubi bubaho. Niko numva. Ntabwo ari ubwenge. Sibyo? Tugiye mu ishyamba tukajya mu ishyamba. Ese tuvuga ko intare izi ubwenge? Ubwenge bwo gukora iki? Ubwenge bwo kwiruka inyuma y'impongo hanyuma ikayita ku munigo ikabire irayiriye. Umuntu usakavuga ngo dore intare z'ubwenge. Ngo intare z'ubwenge. Ariko hari abantu bakubwira intare ngo zizi ubwenge ngo zirajya ngo zikiga guhiga. Ngo zizi kwihisha ngo zikagenda zirampa. Ubwo ni ubwenge. Ubwo ntabwo ari ubwenge. Tubyumvikaneho ntabwo ari ubwenge. Ni kamere iriya nyamaswa yaremanwe yo kugira ngo ishobore kubaho. Ibyo ngibyo ntabwo ari ubwenge, ni kamere. Noneho rero ubwenge dufashe ko ari ikintu gituma ukora ikintu cyiza gitekerezwa. Nko mu modoka, imodoka bavuga ngo izi ubwenge ntabwo izi ubwenge. Imodoka iri mu ubwenge. Bayikora bashyiramo ubwenge, noneho iyo modoka ikaba iri mu ubwenge, ariko yo nta bwenge ifite kuko imodoka ipfuye ntiyikora. Imodoka igeze mu muhanda igasanga indi yapfuye ntabwo izagenda ngo yikore. Ntizayitiza kuri bwa bwenge ifite ngo iyifashe. Ngo umugenzi wanjye ndabona ufite ibibazo reka nze ngufashe. Ibyo ngibyo ntibibaho. Iyo modoka izakenera umuntu uyikoresha. Irimo ubwenge ariko yo nta bwenge izi. Ubwenge burimo n'ubwo umuntu ntabwo ari ubwayo. Ni umuntu wayishyizemo ubwenge. Noneho rero n'abantu babutekereje akenshi ubwenge bugenda bwiyongera bukungikanya. Nta muntu umwe ubwenge bw'umuntu umwe baravuga ngo umuntu umwe umutwe umwe wifasha gusara.
hari ubwenge ubundi navuga ngo buri ubwoko bubiri. Hari ubwenge bwo mu bwonko hakaba n'ubwenge bw'umutima. Ubwenge bwo mu bwonko tubwita ibitekerezo. Ni ibitekerezo kuko ibintu byose by'ubwenge by'ubwenge bwo mu bwonko bitangira mu bitekerezo. Iyo utekereje ugatekereza imodoka urayitekereza, wayitekereza uko uyitekereza ugatangira ukayishushanya, biri mu bitekerezo. Wamara kwishushanya ugatangira ukajya gushaka ibikoresho byo kuyikora, ugatekereza ubugeni bwose, wenda ukanatekereza kureba abandi bantu bafatikanya nabo, wenda ahantu urimo wibaza ibibazo ukafata abantu bagufasha kugusubiza. Iryo jambo ibibazo uribike, turaza kurigarukaho. Kuko riri mu bintu bisobanura umunyabwenge. Bundi abantu bose bakoresha ubwenge kugira ngo bakemure ibibazo byabo, kugira ngo bakenere ibibazo. Ahatari ibibazo nta bwenge bukenewe, nta bwenge buhaba, nta bwenge buhaba. Noneho rero ubwo nari muvuga nti umuntu akoze iyo modoka kugira ngo ayishyizemo ubwenge, afatanyije n'abandi barayikoze kugira ngo bagire umumaro. Noneho nguko ubwo narifashe urugero rwo kw'iyo modoka, ariko twabifatira no ku bindi, izo za telefone twavugaga, izo za televiziyo, ni ibintu biba birimo, ni ibikoresho byo kugira ngo bigire akamaro. Ibi bya telefone byo babyise intelligent, ko muri make kenshi bisigaye bikoreshwa n'inzego z'ubutasi. Bakamenya bati Ismail ahagaze aha n'aha kuko ya telefone mfite irabibereka hondi. Ni intelligent kuri bo, ntabwo ari intelligent kuri njye. Ntabwo ari intelligent kuri wowe, ni intelligent kuko urimo kundega ngo ageza. Hari n'imodoka natwaraga, noneho rimwe nza guhindura traje kuko nanyuraga ahantu hamwe buri munsi njya ku kazi. Rimwe nza guhindura traje nyura ahandi, irambwira ngo nibeshye. Ibyo rero nibyo bita ngo voiture intelligent. None se nsinziriye yakwihagarika, ntisigenda igakubita iyindi. Hari n'ubwo ishobora guhagarara, ariko kubera ko bayishyizemo ubwenge, ni umuntu washyizemo ubwenge bwe, ayishyiramo ubwenge bwe. Noneho ubwo bwenge bwe rero uko yabushyizemo niko bukora. Aho rero nari maze kuvuga ku bwenge bw'ubwonko bw'ibitekerezo n'ubwenge bw'umutima. Nabwo ni ngombwa ko tubuvuga kuko abantu barabwibagirwa. Ubwo buba buteye bute? Ubwenge bw'umutima ni ubwenge navuga bw'amarangamutima, ariko bugaragara mu marangamutima. Ariko ayo marangamutima ntabwo amarangamutima yose ari mu bwenge. Kugira impuhwe, imbabazi, abantu, gutekereza, gutabara, ukatabara utizigama, utabara. Ayo marangamutima, ubwo bwenge bw'umutima nibwo butuzaniramo ikintu cyitwa n'impagarike. Ukumva ko wowe utagiye kukambakamba, utagiye kujya kwijandika mu bintu, ugahagarara ukaba umuntu, ukubaha abantu. Noneho wabona umuntu ugutabaje ugatabara, ugahagarara hagati y'abashyamiranye. Ibyo ngibyo ni amarangamutima. Ni amarangamutima. Byaba na ngombwa ko hasiga ubuzima bwawe ukaba uhasiga, kuko ntabwo wagiye ngo gutekereza, ntujya gutekereza ngo ariko ubu ngubu ngo ngiyeyo ngo bakaba bamerera nabi ngo nkahagwa. Oya, umutima wawe urakubwira ngo tabara. Ugatabara nta gutekereza, nta kubara ngo ese ndatakaza ibiki, ngo ese ngo ntabwo ngo nifitiye ngo zasamuterera zanjye ngo ntapfa nkazisiga. Urumva? Noneho amarangamutima rero, hari amarangamutima ya kimuntu, ni ubwenge. Ni ubwenge. Noneho hari ayandi amarangamutima atari ubwenge, nk'umujinya mubi, wa wundi muranduranzuzi, ni amarangamutima. Ibyo bavuga ngo urwango ntabwo biba bikibaye ubwenge, ariko ntabwo ari ubwenge, byahindutse ubusazi. N'ibisazi. Nk'urwango, umuntu wanga undi ntabwo ari umunyabwenge. Ntabwo ari umunyabwenge. Ariko rero hari umuntu uvuga ati njye uriya muntu
ngiye kumutega kabisa ndamutegera ku nguni imwe in the right place hanyuma mukocore ubwo ntabwo ari ubwenge we aba yumva ari igitangaza cy'umunyabwenge cyane. Ni kimwe n'uko hari umuntu ugira atya akakubwira ati njyewe nujya uvuga njyewe nzakurasa, akaba afite imbunda, hari n'uwavuze ngo niwongera kunyandika nzakurasa ngo nzakurasa noneho ukaba wavuga uti azakurasa, ariko se yatekereje ubwo se mwibyo ngibyo yavuze akaba yanarakaye yatekereje kuzakugirira nabi nta kindi none suragira ngo bigende ntabwo ari ubwenge nka bya bindi bya za ntare zo mu ishyamba za nzoka zirya intuza ugasanga rimwe na rimwe zirabikora zirwanaho cyangwa zikabikora hari n'inyamaswa zica byo kwica gusa atari uko zishonje, noneho n'inyamaswa yica kugira ngo irye parike ishonje nta bwenge burimo, kuko yaba yari ifite ubwenge yamenye korora ikiyororera cyangwa se ikazajya kuko hari n'izijya guhiga gutyo zikahagwa kubera iki inzara yayirukankishije yiruka ku nyamaswa yirusha ingufu. Hari nk'igihe umuntu ajya kubona ukabona intare tuvuga ngo ziratinyitse ariko ukabona imbogo irayivuganye. Ubwenge kuri y'ubwenge bwayijyanye kujya kurya imbogo ariko yitura ku mbogo yirusha ingufu, kuko aho igira ubwenge ntabwo ari kujyayo ntabwo ari kujyayo kuko yo hari ikintu mu gifaransa bavuga ngo l'instinct, ikintu cya instinct ngewe ntabwo ngishyira mu bwenge, ni kamere y'ikintu n'abantu barayigira ariko iyo instinct n'abantu barayigira ariko icyo ngicyo ntabwo twita ubwenge kuko ngewe ntabwo nyita ubwenge. Ndibuka mu ntambara kubera kumenyera amabomba agwa, amabombe yagwa kubera kuyumva, noneho rero yagwa cyangwa wakumva isasu ukaryama, noneho wumvaga ikintu gikubise cyangwa se kivugirije cyangwa isasu rivuze zaravugirizaga, wakumva intuzi ijwi ry'imbunda ukaryama. Nyamara abasirikare baratubwira bati burya iyo ubyumvise isasu biba ryagiye kare, ryaguhitanye, ariko twebwe tugakomeza kubyumva ukaryama ryaguhiseho ukavuga uti buri ubwo nihishe nagikoze l'instinct yakubwiye kuryama, ariko ntabwo ari byo byagukijije, nta bwenge burimo mu by'ukuri, nta rumuri rurimo. l'instinct irakubwira, hakaba nk'igihe rero l'instinct igukoresha amakosa mabi. Urabona nka bariya abantu bumvaga ngo habaye intambara, bakumva ngo habaye intambara ngo bagiye kwirwanaho ngo abahutu ngo turatewe ngo none ngo tugomba kwitabara tujye gutema abatutsi. Iyo l'instinct nta bwenge burimo, l'instinct de survie. L'instinct de survie rero ni nk'ubwoba bigukoresha, ni ibintu by'ubwoba nta bwenge burimo. Ariko hari abandi bavuga ngo c'est une forme, ngo ni ubwenge, ngo ni ubwoko bw'ubwenge. Ahubwo ntabwo ari ubwoko bw'ubwenge, kuko hari ubwoko, hari n'ubundi, hari ubwenge nk'uko tuvuga ngo ubwenge umuntu yashyize mu modoka burimo, ariko ubwo bwenge burimo buraryamye, nta kintu bukora ibyo bateganyije gukora gusa, nta bindi. Ngaho byo turumvikana. Mu by'ukuri rero umunyabwenge akora iki? Akora ate? Ubwo rero tuje aho ngaho ku munyabwenge. Ni iki umunyabwenge? Umunyabwenge urumva ko ikintu cya mbere gituma umunyabwenge agaragara hanabaho ni ibibazo. Uwo umunyabwenge ni ukuvuga ngo we akazi ke mbese na akazi ke kari mu bice bibiri. Igice cya mbere ni ukumenya kugira l'offre, guhumeka, kubona akabona, akumva ibibazo, akabyumva nka kwa kundi ushobora kumva ubukonje ukabwumva bukwinjiramo. Si ukuvuga ngo urabyumva mu matwi, ni ukubyumva bikunyengeramo ukabibona
ukabibona atari uvuga ngo urabibonesha amaso ukabibonesha ariko ibyo ngibyo ntabwo bisaba ubwenge kumva ko ukonje. ni ubwenge kubera iki? ntanze nk'urugero ariko kuko ubukonje bwo buraza buguhutera ariko ibibazo bye ntibihutera ntubibona ugomba kubibonesha ubwenge. Ubibonesha ubwenge ni nk'umuntu burya ubona ducecetse hano tugaceceka wowe dushobora kumara nk'iminota 10 ducecetse tukarambirwa tukumva tukavuga twataye igihe undi wari uhari muri kwa guceceka wakaba yumvisemo ikintu akavanamo ikintu akaba yumvise akaba yaza akatubwira twakongera akaza akatubwira ati muceceke twumve le silence ati twumve duceceke mwumve wakumva ariko wowe ugategereza ukumva iki ukakibura ariko warimo arumva afite ahantu agenda mbese esprit ye akayikonegita akabyumva bikamuzamo ariko wowe ntubibone yakubwira ati dore ndabyumva ibintu reka da inuzi ibibazo hari ibibazo biba bigaragarira buri muntu wese akabibona akenshi ibibazo bigaragarira buri muntu wese ntabwo biba ari ibibazo ntabwo ari ibibazo kuko biragaragara ibuye ryamenyekana ntiryica isuka ariko buri wese ntabwo ari buri wese umenya gukemura ibyo bibazo ntabwo ari buri wese umenya kubikemura ariko ari umunyabwenge ariho abonetse ibibazo byagaragariye buri wese burya ni ukuvuga yuko igisubizo kiba cyabonetse ntabwo gikenera umunyabwenge ndaguha nk'urugero abantu bari muri confinement muri iki gihe cya confinement babwiye ngo mugume iwanyu abantu bari mu rugo bababuje gusohoka abo bantu mu rugo bamaze kubona yuko nyuma y'iminsi y'ibyumweru 2 ibyumweru 3 nta bintu byo kubatunga bafite mu rugo byose byashize none bareba bakavuga ati mva baratubwiye ngo tugume mu rugo ngo tuticwa n'umugero wa covid ariko nituguma mu rugo turicwa n'inzara ariko nidusohoka nta kintu cyemeza yuko uwo mugero wenda urica bake ariko wenda abandi barasigara kuko baba babonye ibyo kurya keretse niba bashyize bariyeri kuri buri rugo niyo banazihashyira kuko ba bantu bari mu nzu bose nta nubwo bikeneye ko bavugana ariko bose bamaze kubona yuko ibiryo bari bafite byabashiranye nta mazi bafite ntacyo ntabwo bikenera umunyabwenge wo kuza kubabwira ngo nimusohoke bazasohoka hari abazajya uzajya kumva ngo hano basohotse ahandi basohotse ahandi babyumva gutyo bazasohoka noneho n'abatinyaga bari bagitinya wenda bakifitemo bagifite utuntu dukeya bacungiraho mu nzu nabo bazasohoka urumva rero ko ikibazo cyagaragariye buri abantu bose ntabwo bikenera umunyabwenge abantu ubwacyo ikibazo cyagera ubu abantu baracyafite ubwoba gusohoka ariko impamvu badasohoka ni ukuvuga ko ikibazo ntabwo cyari cyasobanuka abantu babo baracyumva ikibazo cyo kuba bababwira ngo mugume mu nzu ntabwo ariko bose bari babyumva ariko nuko byose none se ko ubutegetsi bwabifashemo icyemezo iyi mpamvu babifashemo ubutegetsi ariko rero impamvu buriya ni uko ikibazo bitera turavuga ngo abantu barashonje ariko abantu mu gusonza abantu baracyafite aho ukuntu bapfa kugoragoza kuko burya hari ibintu abazungu hano bavuga ngo bakaza bakavuga ngo bya revenu ngo amafaranga umuntu akorera ngo ku mwaka amafaranga yinjiza ariko iwacu ntabwo bikora kuko umuntu ufite urutoki rwe munsi igitoki cyaca ntabwo icyo gitoki kibarwa kandi aragifite nta mafaranga afite ariko yari igitoki cye dodo asoroma aho mu rutoki cyangwa ku irembo ntabwo mwazibariye hari igihe rero umuntu ashobora kuba mwamufungiye atashobora kujya gukora ariko akaba afite ako kantu kantuza ko ku ruhande
kashobora kumuhuhiramo Ouais. kakamumerera nka serumu akarwarizaho none ukabona kubera ko agafite ntabwo ariko wa wundi udafite namba uwo ni uza ikibazo azaba afite ntabwo ari kimwe na wa wundi n'abareba bo mu mujyi bafite abana bangaye 2 3 nta kintu cyo kuba hafite agomba kujya kubunza agatebo kugira ngo agataro kugira ngo abagaburire nimugoroba uwo muntu babyifatamo bate bariya abantu buriya rero wabona muri Rwanda mu muco wacu wa kera nubwo ibintu byahindutse ariko burya abantu barafungurirana muri ibi bihe by'ibiza ufite dukeya agabanyiriza undi none umuntu akabwira ati rwose njyewe nta kintu mfite namba ariko akaba afite umuturanyi akaza akamuvungurira akamuha akantuza icyo kintu kibaho noneho icyo kigatuma kubera ko abo bantu bafungurirana bigatuma cya kibazo gisa naho cyoroha ariko badafunguriranye abantu benshi bahaguruka rwaturika ariko wumva ko igisubizo nacyo ntabwo kiba wenda kiba kibaye igisubizo cy'ubwenge noneho ni uvuga ngo cya kindi twibwiraga ngo ni ikibazo dushobora kubona ko gufungirana abantu kubwira abantu ngo bagume mu rugo hari ikibazo kibaye ikibazo kubera ko abantu batabona ibyo kurya ariko ntabwo ari cyo kibazo urumva ntabwo ari cyo kibazo ikibazo cyawe none ikibazo rero icyo kibazo kindi kikaba gisaba noneho kuko ntikibone nta bantu benshi bakibona uvuga ko nawe ubaza uti ikindi kibazo cyabikiye nibyo ndi bukwidoneza cyabikiye hari ikindi kibazo kiba gisaba ko haba gisaba ubwenge gisaba abantu b'abanyabwenge bafite ubwenge bugenda bukakibona bukagisesengura bwamara kugisesengura hakaba indi ntera ya kabiri yo kugishakira umuti uti duhereye kuri urwo rugero avuga uti abantu bafungiranye ntabwo ari cyo kibazo ko bafungirana bakaba babura ibyo kurya abenshi nicyo kibazo babona ahubwo nicyo kibazo babona ariko ntabwo ari cyo kibazo sobanura François ntabwo ari cyo kibazo kuko ikibazo ni icyabiteye ni iki cyateye ko abantu bafungirana ni iki cyateye cyangwa ninde wateye ko ni iki cyateye na koko bafungirana habaye icyorezo ubutegetsi buravuga ati mugume mu rugo ni iki aho rero icyo cyorezo ntabwo ari cyo cyabiteye kuko icyatumye abo bategetsi bavuga ngo nimugume mu rugo ni iki cyatumye bavuga ngo nimugume mu rugo icyatumye bategeka ngo nimugume mu rugo ntabwo ari icyorezo ntabwo ari icyorezo nta nubwo ari no gutinya icyorezo ni ubwenge buke bwabo iyo bagira umwijima ni ku isi yose noneho abantu bose bari mu gushyirwa mu ndakurahiye none wagize ngo ikibazo muri izo confinement wagize ngo ikibazo ngo nuko tuvuga ikinyarwanda ngo ikibazo kireba u Rwanda gusa turimo turavuga ngo umunyabwenge arakora iki isi yose noneho yaguye mu bwenge buke niko umuntu yavuga rwose ni ibintu bigaragara kandi ubwo bwenge buke bwo ku isi yose ntabwo buje ejo bundi ni ikintu cyatangiye isi yagiye inyerera ubwenge bugenda bugabanuka isi wagira ngo ku isi hose twagiye duhinga
hariya ni guhinga urahinga ukeza cyangwa ukarumbya turumbya ubwenge twagiye turumbya witegereje koko kuri ibi bintu birebana na kovide usanga abantu bakurikira nyine ni amabwiriza asohoka avuye mu butegetsi bose bakubahiriza ndetse rimwe na rimwe hari n'ibyo tutajya tureba uburyo bagiye batubeshya nk'ubu ngubu ibintu bari bazanye ngo byo gukoresha telefone ukamenya niba ngo wicaye hamwe n'umuntu wari urwaye ngo mukamarane ngo iminota ingahe ngo 10 ibyo bintu byahereye ariko abantu barakurikiye niba ngibi twambara udupfukamunwa mu by'ukuri njye ntabwo nabyisobanurira icyo bimaze bimaze iki se bimaze iki ko nta n'icyo bimaze kuko unarebye utu dupfuka urazi hano muri Quebec bigitangira ndi mu bantu rwose twagiyeho muri za rezo tubwira logo tuti urimo uradutesha igihe ibintu ni bitatu test ubaye positive afata agapfukamunwa abe na izole pandayenta kuko habaye test afata agapfukamunwa wa wundi wabaye test noneho uwabaye test wabonye positive bamwizore banamuvure noneho ahasigaye abanyabwenge batwigire biga iyo virusi bayimenye nibamara kuyimenya bashake bige bashaka ubwenge bw'imiti bashaka ubwenge bwo kuvakisina kugeza ubu mbeze muri make nta n'umuti uraboneka imiti iriho ariko ntibabivuga ahubwo bashaka gushyira imbere vakisi urukingo imiti iriho imiti imeze ite imiti iriho iyo umuntu yego ntabwo niba iyo umuntu agifatwa bikiri kare batanga imiti yo kugabanya umuriro ibyo ngibyo ni ukurwanya ni ukuvura ibimenyetso resentome ariko nta muti specific wigeze uvura indwara nyinshi bavura resentome indwara nyinshi bavura resentome nuko batazizi muri make mewi ubwo rero ibi bya covid wa mugani harimo kubura ubwenge ariko mu buryo abantu badasobanukiwe kuko abanyabwenge n'ubundi n'abashakashatsi bigaragara yuko nabo bakurikira butama kuko ubu ngubu ibibazo byose donc ibyemezo byose birimo gufatwa mu rwego rwa politiki ariko ugasanga ntabwo ari abashakashatsi koko ko ari bo bakimenera danse no badito ngo abantu kimenera danse abakintuza ni bande ni ba Martino ni abanyamakuru babandi baba propagandiste ibyo ni intuza ni ikibazo gikomeye noneho hakaza rero n'abapolitisiye mu by'ukuri batacyumva abanyabwenge ahubwo bumva imizindaro y'ibinyamakuru n'iki bakavuga ngo abaturage baratubona gute ngo bazadutora gute noneho ugasanga ba baturage bazabatora abaturage benshi ntibanumva babateye ubwoba ntabwo batekereza muri make ntabwo abaturage bagitekereza kandi umuntu ugerageje gutekereza basigaye bamwita umukomplotiste uwo muntu bakamuha akato bya bindi twavugaga niba uzanye uje kuvuga ibintu by'ubwenge baratangira bose n'abaturage n'abandi bose bakagutera amabuye bati wigize igiki hari le maire Labome Quebec yatatse radio yitwa CHOI je pense avuga ati abo bantu barantuka abo bantu bariyopoza kuri politique de la ville atariko abo ngabo ni mubihorera ati kubera yuko ni abantu batigeze babaho bamenye kubaho ari uko haje rezo sosiyo ibafasha gukwirakwiza ngo inzangano ni ikinumva ibintu bya propaganda niba ukoze critique kuri politike bahita bakwita umuntu uzanye inzangano mbese byarantangaje kuba biba hano muri Quebec bimeze nkaho ari i Kigali
c'est terrible Mais oui nicyo cya kibazo ntaho rero bukikera ntaho bukikera Ntaho bukikera. hano muri Quebec uvuze hano muri Quebec uvuze wo Regis Labombe muri mirongo icyenda n'icyenda ngarutse hano nasanze hari umu premier ministre minisitiri w'intebe bavugaga yarazi ubwenge ariko bakaba baramutoye kubera ko ngo muri icyo gihe cyo kwiyamamaza yaje kurwara akaguru arwara ngo bagiteri mangeuse de la chair akaguru baragaca abantu bamugirira impuhwe hano bamutora batora abantu kubera bagize ibibazo narumiwe byanabaye no kuwundi mu ntuza Clayton Jack Layton byabaye nawe yararwaye bose bagira impuhwe bahita bamutora ahita anapfa umuminisitiri wavuze wacitse ukuguru ni Bouchard Lucien Bouchard ariko we ese we yashoboye gutegeka yategetse igihe manda hari nk'imwe ubundi noneho baramunaniza kubera yuko bavuga ngo afite ubwenge bwinshi ngo afite ubwenge bwinshi kubera ko afite ubwenge bwinshi noneho bakageraho ikindi kintu ngo ubwo naroga ngo ubwo arirata ni ukuvuga ngo ni peda hari undi uwamukurikiyeho Bernard Landry nawe bamunanije gutyo nawe yavuyeho kubera iki kubera ngo ni umunyabwenge ariko wakubwira ibisingizo bakoreye uyu Bernard Landry amaze gupfa ejo bundi amaze gupfa kuko yapfuye icyo gihe rero baza kumukorera ibisingizo kugira ngo biyerurutse hatazagira umuntu uvuga yuko bo batigeze bamenya agaciro ke nawe unyumvire ubwo bwenge nk'iwacu ariko bamubujije gukora ntibigeze bamwumva ntibamuretse ngo bamwumve bavuge bati uyu muntu afite agaciro adufitiye arimo atujyana ahantu heza ntibabibonye baramubwira ngo wowe icara urimo urashaka kuturusha ubwenge icara jya hasi ibyo rero bibaho cyane si hano honyine ibyo ngibyo numvaga ko ari ibintu biba muri Afurika aho tutanabitinzeho ubutegetsi bw'iwacu usanga butumva abantu b'abanyabwenge ndetse bukanabica iwacu rero muri Afurika niho bikomeye cyane hano ho ntibakumva kandi nabwo byatangiye ubundi hari igihe umuntu yabikeka yuko hano nibura ari competition y'abanyabwenge oya ntabwo ari competition y'abanyabwenge hano ikintu icyabaye nuko kera ariko kugira ngo ibintu bisobanuke nuko tugarura wenda ibintu muri mu kayungirizo tukamwereke kuyobora sosiyete bisaba bikorwa mu buryo butatu ni uburyo butatu bushobora kuba butandukanye ubundi muri kamere yabwo ubwo buryo butatu biratandukanye ariko hari igihe rero abantu babivangavanga hari igihe bwivanga ubwo buryo butatu uburyo bwa mbere na mbere bwa kera ni igisuti ni ingufu zo kwica undi bwa buryo bwo mu ishyamba za nyamaswa zikoresha irushije indi ngufu irayica noneho kera iyo abantu barushaga abandi ingufu ntabwo ari ubwenge bundi ni izo ngufu zo muri iyo kamere yo mu ishyamba icyo gisuti urushije abandi ashobora kubica niwe ubategeka niho byavuye ngo intare ni umwami w'ishyamba kuko nirusha izindi kwica igisuti rero muri iki gihe icyo gisuti cyo mu ishyamba cyaje kuvamo amacumu imintuzi ibikoresho ubu cyabaye imbunda ubu ngubu abantu bategekesha imbunda umuntu ugasanga ageze ku butegetsi kubera ko yafashe imbunda akaba afite ibitwaro ashobora kwica abantu benshi kurusha abandi nudufata iwacu mu Rwanda nufata FPR yageze ku butegetsi izanye yica ikoresheje imbunda
wibuke Kagame ibyo mu Rwanda ariko ko twavugaga mu kiganiro cy'ubushize ni uruhererekane nta gihe u Rwanda rwigeze rutegekwa n'umuntu bitanyuze mu imeneka ry'amaraso ni ukuvuga ngo twanavugaga yuko n'umwami ubwe kugira ngo asimburwe n'umuhungu we yagombaga kwicwa ngibyo ibyo ni kandare none ubwo rero urumva rero ni umuzi w'igisuti icyo gisuti kigenda cyiyongera kidevelopa kigira n'ingufu n'ubushakashatsi bukagifasha ubu ngubu ni imbunda nyine ikomeye cyane imbunda aho Kagame ajya muri universite akabwira abanyeshuri ati ubwo bwenge mushyire mu ntuza mu rukweto mwebwe mukoresha udukaramu dutoya dore igikaramu nyacyo ubwo bwenge cya Kalashnikov yagera muri imbere yateranyije abantu abakozi be bose bakuru akababwira ati muri ibicucu muri umunuko muri abaswa ni inkingi nyine bakemera bakaryama urumva rero kandi yarangiza akiyerurutse ati ngiye gushyiraho premier ministre ufite PhD ufite diplome wize ufite amashuri kuki asa adashyizeho premier ministre ufite amapeti ufite inyenyeri ariko agashyiraho ngo yamara kumushyiraho wa wundi ntatinyuke kuvuga ati mva rero wewe wa mu perezida we menya ko kuyobora igihugu bikenera ubu bumenyi bikenera wenda ubu bwenge bwanjye ntabwo bukeneye imbunda aramutse yibeshya akavuga ngo ntabwo dukeneye imbunda undi yahita amurasa uwo ntiyaramuka none ni nacyo kigaragaza ahavutse ikibazo cyose aho kugira ngo bajye kugishakira ubwenge ibisubizo mu bwenge babatura imbunda bakagenda bakica bagafata umuntu bakanishyira ku munigo aho kugira ngo batekereze urumva icyo ni uburyo bumwe icyo gisuti ubundi buryo bwo kuyobora sosiyete ni uburyo bwo kwemera bw'amahame y'ukwemera urabona kwemera Imana abantu bagiye bakoresha amayobera n'ukwemera Imana bakabishyira imbere kubwira umuntu ngo ibi ngibi ubyemere nta nubwo tubiganiraho nta mpaka tubijya bifate ko ari uko nguko bimeze ni amahame ni Imana wowe urajya Imana urajya impaka n'Imana oya iyo bamaze kukumvisha gutyo emera nkuyobore ni igitugu icyo ni igitugu uko kwemera kuraza kugatsindagira igitugu ariko igitugu gitandukanye na ntuza na cya gisuti igisuti cyo na kandare noneho ubundi butegetsi rero ubundi buryo rero ni ubwo gutekereza ubwenge guhinga ubwenge abantu bagatekereza abantu bakagira ibitekerezo byo kuvuga ngo dukore iki cyiza kuko ibyo byose ibyo bitekerezo dukora iki cyiza bwa bwenge ni iki turashaka kubaka urutindo kugira ngo twambuke uriya mugezi abantu bagatekereza bakiga kurwubaka bagatangira bakagira ubwenge bashyira muri rwa rutindo batangiranye ubwo bwenge abandi bakaza bagaheraho bakavuga ati dore ubwenge bakoresheje bubaka rwa rutindo wakongeraho ubundi bwenge buryo none ugasanga batangiye bakora urutindo ruri hejuru y'amazi rwegereye amazi neza bakazamura bakasa naho bigize imisozi hejuru bakarujya hejuru bakagera naho bakora urutindo mbese rukoze vute rukomeye ubwo n'ubwenge bagenda bongera abatangiye mbere ubwenge bwabo bashyize mu rutindo rwabo bwari buke
ariko si ukuvuga ko bwari bufite akamaro icyo gihe, ariko abandi baraza bakemuye ikibazo. Noneho cya kibazo rwa rutindo rukaba wenda rurisika rimwe na rimwe bumwe bwa mbere bahaza kubona yuko hari igihe bigera rukagwamo yenda materiyeri bakoresheje mu kurwubaka, yenda bakoresheje ibiti, reka none hari umuntu uvuze ati kuwashyiramo ikintu kimeze nk'ikibeto. Aha, bakiga bagakora ubwenge bwo gukora beto, kuko babubonye ubwo bwenge bakagenda baburundanya, buba buri bundi mu bantu, buba buri mu bantu. Igitabo kirimo ubwenge, ariko igitabo ntabwo kizi ubwenge, sibyo? Bya bindi twavugaga, imodoka irimo ubwenge ariko imodoka ntabwo izi ubwenge. Igitabo kirimo ubwenge ukaba wanditsemo ukuntu wakora urwo rutindo, ariko bisaba umunyabwenge kugira ngo agisome, abumenye, abukoresha urutindo, abukoresha urutindo bugira akamaro. Ufite ubwenge ntubukoreshe ngo ubone ibisubizo ku bibazo, umenye ibibazo, umenye no gushaka ibisubizo. Ubwo ufite ubwenge bumeze nka cya gitabo gikenera umuntu uzagisoma, cyangwa se ukaba umeze nka ya modoka, urumva ibaho ngaho kugira umuntu ayitware. Urumva? Bon, ubwenge rero budafite akamaro, hari nabitekerejeho ariko wenda sinze kuza kubyibagirwa, ariko ndaza kubivuga. Natekereje kuri iyi image, intekereza n'abantu bafite za PhD zidafite akamaro. wavuze ko bahemberwa gutekereza, bibera mu bushakashatsi muri za universite, abo bantu. Ariko ufashe muri image ndaguha, ariko nituganira bishobora kuza indi. Nabonye indege, ndavuga nti indege irimo ubwenge butangaye bwinshi cyane, bwinshi cyane, harimo ubwenge bapakiyemo ubwenge bwinshi mu ndege. None iyo ndege uyifashe rero n'ubwo bwenge bwayo ukayuzuza, ukayipakiramo lisansi, ukayuzuza, ukayigurutsa, ikagenda igaturuna, izakomeza iturune kuzageza igihe ya lisansi izayishiramo. Iyo ndege izaba yagize akamaro ki? Nakaye kamaro izabigize. Hari abantu rero bafite ama PhD bameze nk'izo ndege, barapakiye ariko barimo baraturuna mu kirere, nta kamaro. Nta kamaro. Mu bandi bazagira. None ubwenge rero, ubwenge bugomba kugira akamaro. Umunyabwenge, ubwo bwenge bwe bugomba kugira akamaro. None ubwenge rero, iyo umuntu avuka ari nka ya modoka, afite harimo ubwenge bumurimo, ariko ubwo bwenge bwe bugomba gukoreshwa, bugomba kuzagira akamaro. Kandi yakivuka ntabwo wamenye icyo ubwo bwenge afite, yavukanye, Imana yamushyizemo. Niba ubwo bwenge buzagira akamaro, wowe ntushobora kubimenya. Ikindi kintu kugira ngo tugaruke kubaha, kurabona biriya bintu bakamwe bagenda bica abanyabwenge, bakabica. Hari ikintu cyo kubaha umuntu tugomba kugarukaho. Kubaha umuntu niyo yaba yanapfuye, ko muri icyo kintu cyo kubaha umuntu niyo yaba yanapfuye, umuntu ntabwo aba agifite akamaro afite. Nuko iyo twebwe tubaha umuntu wapfuye, bitwongerera ubumuntu, ubupfura bwo kubaha n'uri muzima. Kuko niba twubashye uwapfuye tukamwubaha, ni ukuvuga yuko tudashobora tuzamenya no kubaha ukiri muzima. Kuko ukiri muzima ntushobora kumenya akamaro kazagira, wakamenya utari Imana. Ugomba kumwubahiriza ibyo azakora bibi ntiwabimenya, ariko tuteganya ko umuntu azakora ibintu byiza, ko n'uvuka wese ntabwo iyo akivuka ntiwamenya ese azavamo Ismail cyangwa se inuma y'ubushake nko kwirinda
wanuma we ngwino wanuma we ngwino ngwino twibanire wanuma we ngwino mu kirere cy'u Rwanda wanuma we ngwino duhamye ukwemera wanuma we ngwino uduherekeze hariho abayikunda batazi ko ariyo bamara kuyitahura bakemera bagasingiza Imana mutware wa roho iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse bavuga indimi zose mu bihugu ibihumbi batanga ubuhamya bashize amanga bavugisha ukuri kutagira ikizinga iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse wanuma we ngwino wanuma we ngwino ngwino twibanire wanuma we ngwino mu kirere cy'u Rwanda wanuma we ngwino duhamye ukwemera wanuma we ngwino uduherekeze hahira umuntu urota kumera nk'inuma akifuza kuguruka atanga amahoro hahira umuntu utuye mu cyari cy'urukundo iyo numa niyo nziza niyo dukeneye njye nzaririmba iteka imbabazi mu bantu njye nzaririmba iteka impuhwe ziyaduhanze yarangiza ikamanuka ikaza kudupfira iyo numa niyo nziza niyo jye nimitse wanuma we ngwino wanuma we ngwino ngwino twibanire wanuma we ngwino mu kirere cy'u Rwanda wanuma we ngwino duhamye ukwemera wanuma we ngwino uduherekeze wanuma we ngwino wanuma we ngwino ngwino twibanire wanuma we ngwino mu kirere cy'u Rwanda wanuma we ngwino duhamye ukwemera wanuma we ngwino uduherekeze wanuma we ngwino wanuma we ngwino ngwino twibanire wanuma we ngwino mu kirere cy'u Rwanda wanuma we ngwino duhamye ukwemera wanuma we ngwino uduherekeze